turongeye turabasuje cyane inshuti bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, by'umwihariko mwebwe mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Rero tugusabe cyangwa se tukwibutse gukanda subscribe utarabikora kugira ngo ujye ubona imari zose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Yes, nkuko rero mwakomeje kugenda mubibona kuri aya mashusho, tugiye kubereka cyangwa se twabatembereye inzu nziza cyane ya etage ikiri nshyashya igezweho, iri ahantu heza muri quartier nziza. Nkuko muri kubireba ni inzu igurishwa, kandi ikagurishwa amafaranga atari menshi ugereranyije n'inzu ubwayo naho iherereye n'ikibanza ifite uko kingana. Iyi nzu rero iri hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo. Iyi nzu iri Rusororo kuri kaburimbo neza hafi y'Intare Arena. Ni inzu rero ya etage, ngira ngo murimo murayireba, ni nshyashya nta muntu n'umwe urayituramo. Ikaba ari inzu iri mu kibanza kinini cyane kirimo ubundi ibibanza bitatu ahubwo bine. Iri mu kibanza kirimo ibibanza bine ugereranyije nuko ikibanza ari metero kare 300, kubera yuko yo iri mu bibanza bine. Impamvu iri mu bibanza bine nuko yubatse mu kibanza gifite metero kare 1200. Ni ukuvuga ngo ifite ikibanza gifite 30 kuri 40, 30 kuri 40, metero 30 kuri 40. Hanyuma iyi nzu ubwayo ikaba yo ifite ibyumba bitanu binini byo kuryamamo, hanyuma ikagira na douche na toilette 5. Ni ukuvuga ngo buri cyumba gifite douche na toilette yacyo, buri cyumba douche na toilette. Hanyuma kandi ikagira salon à manger, cuisine ndetse na stoke nziza cyane. Ibintu by'inzu rero byose ni binini cyane ko iri mu kibanza kinini. Salo yayo ni nini, stoke ni nini, cuisine ni nini, ibyumba ni binini. Noneho kandi karusho nuko buri cyumba cyose muri ibyo byumba byose ko ari bitanu, buri cyumba cyose kigiye gifite bariko cyangwa se ibaraza ryacyo. Ni inzu rero nziza, ni inzu yubakishije ibikoresho bigezweho nkuko muri kugenda mubireba. Ni inzu kandi ifite inzugi nziza cyane za ribuyu mu byumba byose, ndetse no ku matuwarete ni inzugi za ribuyu original z'umwimerere. Hanyuma kandi ikagira na annex, ifite annex yayo nayo ni nziza, muragenda mubibona. Mbese nta kintu na kimwe gisondetse kuri iyi nzu. Tubibutse yuko kandi iri Rusororo hafi y'Intare Arena, ndetse ikaba iri kuri kaburimbo, ariko kandi ikaba yubatse mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 1200. Iyi nzu rero ifite byinshi cyane yihariye kandi byiza bituma ushobora kuyigura. Iyi nzu ifite byinshi cyane byihariye bituma ushobora kuyigura. Ni inzu yo guturamo, ni inzu ya business, ni inzu ushobora gukoreramo icyo ari cyo cyose cyakwinjiriza amafaranga, cyangwa se ukayituramo, kubera ko inzu ubwayo ni nini kandi ikaba iri mu kibanza kinini cyane, ariko kandi ikaba inateretse neza mu kibanza. Ni ukuvuga ngo nk'uko mwabibonye, kandi ikaba ifite clôture nziza cyane yubakishijwe n'amatafari ya ruriba. Iyi nzu rero impamvu mvuga ko ushaka kuyituramo cyangwa ukayikoramo business, ni inzu iri kuri kaburimbo, ndetse kandi ikaba ikora ku mihanda ibiri. Iyi nzu rero utayituyemo ushaka gushyiramo guest house, akajya haberamo amakwe, kubera ko ifite jardin nini cyane, ushobora kujyamo big tent cyangwa se tente nini, ku buryo ushobora kwakiriramo ibirori ibyo ari byo byose. Ushobora gushyiramo moteri, ushobora gushyiramo bare, ikintu icyo ari cyo cyose ushobora kukihakorera, ndetse ushobora no kuyishyiramo clinique, ukongeramo n'andi mazu, kubera ko rwose nta kintu na kimwe kitahabera bitewe n'imiterere y'ikibanza, bitewe n'ingano y'inzu. Ni ahantu rwose wagura ntuzigere wicuza. Iyi nzu rero irashaka amafaranga atari menshi, ugereranyije n'agaciro kayo, ugereranyije n'ikibanza cy'aha hantu. Ababizi murabizi, ibibanza bya hariya rwose ku Ntare Arena mu kuboko kw'iburyo uzamuka kaburimbo, apana ibumoso, abahazi murabyumva, ikibanza bukigeze byibuze kuri miliyoni 50.
miliyoni 50, 40 kuri metero kare 315 kuri 20. None ahangaha harimo ibibanza bigera kuri 4. Namwe murabyumva rero yuko ari ahantu hahendutse kabisa ugereranyije no ku isoko rihagaze muri iki gihe cya none. Reka rero tugusabe nawe ufite umutungo ushaka kugurisha ko nta handi wagana, ni muri Nzuri Business Group Limited, ukaza tukakugurishiriza mu gihe gito gishoboka. Ari nako kandi nawe ushaka kugura, ushaka kuza tukakurangira imari ugura mu bushobozi bwawe, mu rwego rwawe, tukakurangira ahantu hatari mu manegeka, ahantu hatari ikibazo icyo ari cyo cyose, hatarimo za litije, tukakurangira imari zabyungura. Ni karibu cyane rero rwose. Nimero zacu zo murakomeza kugenda muzibona kuri screen zanyu, muri kutureberaho cyangwa se muri kureberaho iyi nzu cyangwa muri kutwumviraho. Murakomeza mugenda mubona nimero za telefone ziriho ku maskrini yanyu, arizo 0788 48 67 97 cyangwa se 0781 2 Ntabwo ari ibyo gusa rero byo kukurangira aho wagura cyangwa se kuba twakugurishiriza. Nyaboneka mushobora no kutubwira cyangwa se mushobora kutwegera tukabafasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa. Mu gihe mufite amazu mwaburiyemwo abakiriya, abantu bayakodesha n'iki byose, ni byiza yuko mwatwegera tukabashakira abakiriya ndetse tugakurikirana n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, uko bishyura ndetse n'imimerere y'imitungo yanyu umunsi ku wundi. Ni izo nimero n'ubundi. Ariko kandi ushobora no kuba ushaka yuko tukakubakira inzu nziza nk'iyi cyangwa nziza kuyirusha cyangwa iri munsi yayo, bitewe n'ubushobozi bwawe. Nawe watugana niba ufite ikibanza cyangwa se nacyo tukakikurangira, hanyuma tukakubakira plan nziza, inzu nziza itaguhenze ijyanye n'ubushobozi bwawe. Ibyo ngibyo byose turabigufasha kandi neza cyane. Reka rero dukomeze tubibwirira iby'iyi nzu. Murabona ko aha ni muri cuisine, ifite cuisine nini cyane. Iyi nzu rero ntabwo ikwiriye kugucika, nk'uko nabasobanuriye, bitewe n'uko ingana. Mbibutse ko ifite ibyumba 5, dushe na toilette 5, salon, salle à manger, cuisine nini cyane na stock yayo. Hanyuma kandi ikagira amabaraza ya buri cyumba kikaba gifite bariko, ariko kandi ikagira na annex ifite icyumba bavuga ko ari nk'icy'umukozi. Ikagira cuisine nziza irimo amashyiga na stock, nanone ikagira na douche na toilette byo hanze, ndetse ikagira n'ibigega by'amazi. Mbibutse yuko kandi yubatse mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 1200 cyangwa se ikibanza gifite 40 kuri 30. Ariko kandi ikibanza inzu ikaba iteretsemo neza ku buryo ushobora kugira gute, ushobora no gukatamo ibindi bibanza nka 2, hanyuma ukagumya unatuyemo. Ari nako kandi ushobora no kugira gute, ushobora no gukorera business muri iyi nzu bitewe n'imiterere yayo. Nabibasobanuriye yuko ikora ku mihanda 2 kandi iri ku muhanda wa kaburimbo hafi cyane y'Intare Arena. Iyi nzu rero ni imari ishaka amafaranga atari menshi, ishaka amafaranga makeya ugereranyije n'agaciro kayo. Wenda hari ntabicishije amatsiko, nababwira yuko iyi nzu ishaka miliyoni 270. Irashaka miliyoni 270 yose n'icyo kibanza cyose. Hanyuma washaka ukaza ugatangiza business hari ahantu, kubera ko izo business nagiye mbabwira mu by'ukuri bitewe n'irakaritsiye zirakenewe cyane. Cyangwa se ushaka gutura ahantu heza kandi hanini, ukaza ukiturira nta kibazo ugatunganirwa. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu no muri icyo gihe itaragurwa cyangwa se nubwo yagurwa, iyi nzu dushobora no kuyikodesha. Ni ukuvuga ngo ukeneye n'inzu yo gukodesha, iyi nzu waza rwose tukayikodesha ku madolari 1200 kandi ari negociable. Si ibyo gusa rero, kubera ko hashobora no gushyirwamo ibikoresho akazamuka cyangwa se akagabanuka, byose ni ubwumvikane. Iyi nzu n'ubundi ubu bwiza bwayo ushobora kuvuga uti ngewe ko ntashoboye kuyigura, uwaza nkayikodesha, hanyuma ukaza ukayikodesha ukibera mu nzu nziza y'akataraboneka, ukibera mu nzu nshyashya ya etaje,
ku madolari yawe 1,200 kandi ari negosiyabule kandi dushobora kugabanya. Ariko kandi mbibutse yuko nk'uko nababwiye ko iri mu kibanza kinini cyane, ushobora no kuza ushaka kuyigura ariko uvuga uti ko ayo mafaranga ntayagezaho, nta kuntu mwampa inzu gusa. Mu by'ukuri inzu gusa nayo birashoboka, hanyuma ukitwarira hehe? Ukitwarira ahari inzu hamwe na metero kare 600, nuvuga tukaguha igice cy'ikibanza cyose giherereyemo inzu, noneho inzu ukayigura ku mafaranga make cyane, 220,020. Kuri 220,020 ukigurira iyi nzu, utavuze ngo mumpe naho ngaho hari ikibanza hose. Inzu yonyine kuri 220,020 rwose urabasha kuyegukana ibi yawe. Inzu nziza, inzu ifite clôture nziza, inzu ifite jardin nk'iyi, inzu iri kuri kaburimbo, hanyuma iyi nzu ikaba iyawe. Ariko kandi ibyo biciro byose yaba kugura inzu n'ikibanza byose en general 270,000, kugura ikibanza giherereyemo inzu gusa, hari inzu gusa 220,020, gukodesha 1,200,000. Ibyo biciro byose mbibutse yuko biri negosiyabule, ntabwo ari igiciro cya nyuma, ni ibyifuzo byacu, ni ibyifuzo bya nyir'inzu. Wowe nyiri mafaranga, ijambo rya nyuma ni iryawe ku mafaranga yawe, ngo uvuga uti ndatangaye. Reka rero tukwibutse gukanda subscribe wowe utarabikora, kugira ngo ukomeze kujya ubona imari tugenda tukugeza. Ariko kandi uke no gukanda kukazogera kugira ngo ujye ubona notification zose. Turabakunda cyane rero. Ariko kandi twongere tubibutse ko mwaduhamagara kuri za nimero zacu 0788 48 67 cyangwa se 0781 2 inshuro 3 si ibyo gusa, rero wadusanga aho dukorera n'ubunini hari ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje neza umanuka gato cyane nk'ureba Nyabugogo. Ni inzu ya mbere muri Feruje y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukora muri etaje yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari. Ariko kandi ushobora kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, TikTok, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni karibu rero. Ushobora no kujya kuri website yacu www.nzuri.rw, hanyuma noneho ukagenda ureba ibyiza byose tuba tubagezaho umunsi ku wundi, 5 kuri 5, ko iwacu umukiriya ni umwami kabisa. Wowe rero tanguranwa na cyamunara, ufite ibibazo bya cyamunara, ufite ibibazo by'amadeni ugomba kwishyura, uze tugushakira umukiriya mu maguru mashya, tukugurishirize hakiri kare, kugira ngo ugende wirinda ingaruka n'ibihombo ushobora guterwa no kugurishirizwa muri cyamunara. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami kabisa. Turabafasha kumanaginga imitungo yanyu, turabubakira, turabimura, ni byinshi. Tubahaye ikaze kabisa, kandi mukomeze muhahe muronke aho muri hose ku isi. Turabakunda cyane.